Hari abakobwa bagiye batandukanye bakunze kwibaza ngo ese gukunda umusore urenze umwe ni bibi? Reka nze masubize muri aya magambo. Ubundi bitewe n'imyemerere yawe, bitewe n'idini wavukiyemo cyangwa se aho usengera, hari ibyo wigishijwe. Ibyo ngibyo ntabwo ndi buze kubivuguruza. Ariko nanone ntabwo ndi buze kubura kukubwira yuko hari igihe kigera ukaba wakunda abasore babiri bitewe n'impamvu. Aho ngaho ushobora guhita wibaza ngo ese ni izihe mpamvu zishobora kuba wakunda abasore barenze umwe? Reka nzikubwire. Hari igihe ukundana n'umusore nawe ubwo agatangira kubona yuko uwo musore nta gahunda ze zifatika zihari. Niba uwo musore ukubwira ngo ejo bundi nzaza kwiyereka ababyeyi, ugategereza igihe cyajya kugera agatangira kukubwira ngo reka duhindure ducume twegize ku zindi tariki. Ndi mu by'ukuri nubwo aba akubwiye gutyo, niwe izi tariki aba yarazishyiriyeho. Ikindi kandi akibagirwa yuko imyaka urimo ari imyaka iri kugenda wowe ikujyana. Ahangaha bizagora no kuzaza ngo uhite umubwira ngo reka duparikire ahangaha by'urukundo rwacu. Ikindi kandi biragaragara ko kwizera uyu muntu bigoye, nubwo final ushobora kujya kubona ukabona aragutunguye. Ahangaha rero hari ikintu uba wagakwiriye kuba wakora. Ntabwo ngiye nakugira inama guhita uvuga ngo ugiye guhita usezera uriya musore wa mbere, kuko ntabwo uramenya n'uwa kabiri uko ateye. Icyakoza nimba hari undi muntu ubona afite gahunda, ntabwo byaguca intege zo kuba wamukunda kandi na wa wundi utaramusezerera. Bishatse kuvuga iki? Wowe ushobora kuba wakemerera uwo kabiri, hanyuma wabona we afite gahunda ifatika, mukaba mwakomezanya, wowe wa wundi ugahita umusezera, ariko utaravuze ngo ugiye kubanza ngo umusezere, kuko ubanje kumusezera nabwo hashobora kubonekamo ikibazo gikomeye cyane. Atese ikihe kibazo? Ushobora kuba wahita umusezerera ugasanga wa wundi uri kujyaho nawe ni fake, hanyuma ugasanga rero uguye muri esheke. Wa wundi wamusezereye nta nubwo uri busubire kugira ikindi umubwire, kandi nyamara wasanga nyuma nawe yashobora kuba yahinduka. Igisubizo cyanyacyo gihari rero, gukunda abasore babiri birashoboka bitewe n'impamvu. So urwo ngurwo ngewe ashobora kuba ari urugero mbashije kuba natanga mu buryo bworoshye cyangwa se mu buryo nari ntekereje, ariko nawe ufite ingero zigiye zitandukanye zatuma utakunda umusore umwe bitewe n'imibereho yawe cyangwa se bitewe n'uko abo basore ubabona, kuko weho ufite uburenganzira bwo kuba warebamo umuntu ufite gahunda. Ahangaho ushobora guhita wibaza ngo ese ko Imana itabyemera mbikoze ntabwo byangiraho ingaruka? Njyewe ikintu mpamanya n'umutima wanjye nuko nzi neza ko Imana idakunda icyaha cy'ubusambanyi. Niba uzi neza yuko rero ibintu uri gukora nta cyaha cy'ubusambanyi kirimo, ari ukwirwa no kugira ngo urebe ko ejo hawe wahategura neza, Mana njyewe ntabwo ibi ngibi bara nk'icyaha kabisa. Niba hari ukundi kuntu weho ushobora kuba wabibona, utwandikira hasi muri comment tubwira ati njye mbyumva gutya, hanyuma twumve n'undi wese uri bugire igitekerezo nawe atwandikira hasi muri comment kugira ngo buri wese agende abasha gukuramo iki gisubizo. Ariko niba utarakanda subscribe, mbabarire ugende wayikanze, kuko hano kuri YouTube Rukundo Love dukunda abantu bakunda subscribe, dukunda abantu nako bakanda subscribe, kandi nawe tugakunda abantu bakanda like. Nabyo ni byiza cyane, kuko twebwe turashaka kuzamura channel yacu kugira ngo igire urundi rwego igeraho. Kandi murabizi neza ko hano ibintu dukunda kubahereza ni ibintu byiza cyane. Mwayibonye ko twatangiye igice cya mbere cy'inkuru y'urukundo y'umuntu witwa Rukundo ndetse n'undi witwa Benita. Ni inkuru nziza cyane, mukomeze muyirebe. Ndimo ndamategurira igice cya kabiri cyayo kugira ngo dukomeze kugenda twiyungukira ubwenge butandukanye hano kuri Rukundo Love Stories. Bye, ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza muri inshuti za nyazo.